Reka tubasuhuze mwese abakurikiye MC Peter TV show. Tubabwire ngo nakagaruka ni umwanya wanyu wo kugira ngo dusuhuze mwese abadukurikiye. Ni diaspora n'abanyarwanda muri rusange, muri diaspora hazamo Afrika yose. Ndasuhuza abantu bo muri Upendo wa Mungu ndetse n'abandi mwese mubasha gukurikira MC Peter TV show. Ni muri wa mwanya w'umuco wacu iwacu. Aka kanya rero ndagira ngo mbereke neza abatumirwa turi kumwe nabo nkuko muri kubabona. Murabona abantu batatu kuri screen ya TV ya MC Peter. Ndagira ngo rero babibwire ubundi dukomeze tuganire. Kaduhere hagati hariya n'ubundi. My name is Teresa Nyiramacibiri. Nje nitwa Rodolphe Nojib. Nanye nitwa Nitanguranwa Berize. Nitanguranwa Berize. Ngambira ngo nditanguranwa papa. Nditanguranwa. Niko reka rero mbabwire, ndabona abantu bose barahangaha bameze nk'abantu bananiwe batujemo, ntago nzi nimba ari ubwitonzi bwabo, ariko kandi nanabibutse ko nari nasuye kuri set yabo aho baba. Aba ni bamwe mu bakinnyi tubana muri groupe cyangwa muri channel y'uyu mudamu cyangwa umukobwa mwiza, ariko n'umudamu bita Teresa. Umudamu cyoro mukobwa. Akutanyiburiza isoko. Umugabo urukumva nyine yangunze. Amuhiya. Umudamu umukobwa. Teresa aragira ati umugabo uri kumva yamugunze amugundiye. Saba naburagira amahitamo. Rata niba wangunze ariko umudiye siporo apana umunyarwanda ndondaga abanyarwanda. None se abanyarwanda karo umunyarwanda kucyonga abanyarwanda. Nakaba dasipora. None ko kugambye kiboyi. So ndibaza rero mwese ababakurikiye baraza kugenda babaganiriza, muragenda mubimenya gatoya, ariko kano kanya twari tugize ngo tuganire ngwe se iyo turi kuri shoot ya filme nyarwanda, turi kuri set, turimo dukina, ese umukinnyi wa nyawe wa filme nyarwanda yakaba yitwara gute? Umukinnyi wa filme nyarwanda ntekereza ko ari umukinnyi nyine ugendera ku ndangagaciro na kirazira nyine by'umunyarwanda cyangwa by'umunyarwandakazi, akaba afite amahame mazima agomba kugenderaho n'umurongo muzima agomba kugenderaho. Uwo murongo n'uwuhe? Umurongo muzima: kwiyubaha, kwiyubahisha, kutitesha agaciro nyine. Yego. Ahangaha ndaza kubabaza ibintu byinshi, ntago ndibuze kubibabaza nk'umwe mu bantu mubana muri sinema, cyane cyane ko benshi yaba badukurikiye bazi MC Peter TV show n'abazi MC by'umwihariko bazi ko ari umwe mu bantu baba mu Uganda rwa Dananiwe cyane. Teresa soko narerwa arashonje. Bazi ko abantu bazi ko MC Peter TV aba umuntu ndambwira ngo ndashonje cyangwa ndananiwe. Ubwo mfasi njewe ndarota mvana n'imyenda noga nihirika mu buri. Ubwo urananiwe. None nari ndababwira ngo abantu bazi MC Peter byanze bikunze bamuzi nawe mu ruganda rwa sinema, ariko kandi akaba n'umu influencer. Hari ibibazo bimwe tumaranye iminsi kuri teri hano hanze muri runo ruganda rwa sinema, ndetse no ku mbuga tubanaho nyinshi hari ibyo tugenda dusoma tukumva. MC Peter ni umwe mu bantu bashinzwe discipline y'abakinnyi ba filime nyarwanda muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko yaje nk'umu influencer. Ibibazo bigenda bivugwa hano hanze mu ruganda rwa sinema nyarwanda cyangwa rwa filime nyarwanda, mwe mu bivuga iki? Hari ibibazo biri kuvugwa muri casting, hari ibibazo biri kuvugwa mu bakinnyi muri rusange, hari ihohoterwa rikorerwa abakinnyi. Ndagira ngo munganire uko muri batatu tugize umugisha wo guhura n'abakinnyi bo kwa Teresa, mutuganirire ibyo byose maze kubaza hanze aha bimeze bite kuri mwebwe. Ibyo ngibyo yendi sinzi nabivuga ariko kirahari bireze, kandi burya baravuga ngo ngimba ngohe nibwo bucuti. Biragoye kubona umuntu agukastinga nda kintu watanze, ndibibaho. Aba yatakaje imbaraga, aba yatakaje umwuka. Biragoye kuba uri umugabo ufite irari ukabona umukobwa mwiza nga Berize, Beri hagarara bakurebe. Erekarizo nyashisha. Umukobwa mwiza nga Berize agusaba ngo mbabarira unjire muri filime rimwe kabiri gatatu ubwa gatanu ashakwana uyu mukobwa nkurikije ukunda bikeneye, eske ndamutse musabye kunsutsu cyangwa se ruswa ishingiye ku gitsina ndiyabyemera. Akenshi usanga bahohoterwa muri ubwo buryo, bayabashura. Imana ibaha umugisha, tuko pamoja. Abandi bakinnyi baratashe, twe turacyari kuri seti, ariko nyine ndo twasiga Peter wacu. Jewe uko mbyumva
nuko nguko keretse na jibu niba ari cyo yakongeraho ngiye cyangwa ukuntu ngiye mbyumva ikintu cya mbere ubundi abantu bose bakaba bagenderaho ni impano y'umukinnyi niba umuntu agoye iyo kuntutsi uko wabivugaga ariko nta mpano afite ntibigende bizaza ku gice cy'sinema niba umuntu agoye amafaranga ukamukirisha atarafite kapasite yo kuba yakina nyine afite ingerore nabyo byica filime ahubwo ikintu ngiye nakabaye ntekereza abantu bakaba bagenderaho turetse ibi bya kuntutsi ibyo by'amafaranga bya ruswa ibiki n'ibiki byose ahubwo wowe wakaba ukora kasite ukavuga ati umukinnyi nshaka n'uyu nguyu iyo umuntu azakina iby'ubupfumu wareba koko wabimuha ukanakugenda azi kubikina ukamukinisha wabona ari umukobwa wenda azakina wenda atwara abagabo abandi ukabona nyine ko azi gusirenga azatwara abagabo ibyo ukabimukinisha nyine umuntu wese bitewe n'icyo ashoboye ukakimukinisha none yajya mu bintu by'amafaranga ngo byakuntutse nabyo uzasanga arimo arazamuka abantu badafite skills badafite talent muri iyo sinema ugasanga sinema irimo irangirika ahubwo wenda ubwo byo bibaho sinavuga ngo njye byambayeho ariko nyine bibaho njya mbyumva ariko abantu babikora muri kano kanya cyangwa se bakabaye batekereza bagahindura bakikosora bagakora ibintu ku buryo iyi filimi yacu tuzakora movement ituvana ahangaha ikatugeza ku rwego rwa Afurika ikatugeza ku rwego rwa West Africa kwanza ku rwego rwa Afurika ikatugeza no ku rwego rw'isi yose ariko nitujya muri ibyo ngibyo nta hantu tuzagera tuzaguma ahangaha twikurunga ahangaha tutava turi Berize ntabwo nzi nimba ibintu bakuru bawe cyangwa abasaza bawe bari kuvuga wowe ubyumva ese ibyo bintu bari kuvuga nibyo cyane nibyo buriya nta kazi kaba keza 100% cyangwa ngo haburimo ntabyera ngote ndanibyeraga ngote yego kuko buriya twese nubwo tuba dukina sinema ntabwo biba bivuze ko twese dufite imitima imwe ese tuzabasha gukora nk'abana beza abakozi bacu tuzabafata neza mbese nyine twite neza ku bakinnyi bacu nk'aba bosi bacu baba badukoresha ntabwo bose baba bafite imitima imwe hari uzaza avuga ati nakunze Tereza kugira ngo nzamukinishe bizasaba ko ntabwo bizakunda azabanza mbe natamba iri mu bigorigori nanone ariko tutibanye ko arabagendera ku mbano akaba yakubonamo imbano minisita ni ukuri kw'Imana ndashimira abantu ni ukuri kw'Imana bita ku mbano ndibite ku mafaranga nje hari umuntu ninginze ngo muha amafaranga nje gukina muri filime ye aranga ariko arebye imbano yanje arambamagara ni Jojo singubeshe arambamagara anamemba amafaranga nishimiye nakubeshe Jojo Imana ije mumugisha imbere y'Imana ishobora byose naramwinginze ngigera muri ibi bintu ndamwinginga ndi nje niba ndashoboka namenye ko ari abandi bishyuza nanje wanyishyuza urugero ngo kwakira amani sinibanga barishura ejo bundi numvisha no kuvuga kuri live impamvu twishyuza nuko tuba dushaka kugutoza n'igihe uba utabizi tukagutoza tukagira gute kugira ngo ubimenye tuteye gufata umwanya wacu tuguteho ndani ibyuzi impamvu tukwishyuza nuko tuba tugiye no kugutoza yego rega kabari nakazi yes Jojo naramwinginze ngo muha amafaranga igihe kinini aranga ariko arebye ukuntu ngwino yarambamaga yarambwira ngo ngwino ukine ese nzaguhemba ngahe amafaranga namuciye niyo yambaye kwizina ry'Imana mbere y'Imana ishobora abantu bose bagiye bagira umutima ngo warafi sinema nyarwanda iyi industry yatera imbere ndago mfite uko mbivuga pe wenda ravitwe kumutindaho kubera ko turi abakinnyi biwe ariko ni imfurakazi ni imfurakazi kuko nanjye njya gukinayo uburyo yankasinze n'uburyo yanyakiriye n'uburyo yamfashije nawe yangejeje ni imfura atandukanye n'abantu bagenda bamusebya kuko raviwe ariwe Jojo aratandukanye ntago agendera ku mafaranga ntago agendera ku kindi kintu agendera ku mpano yakubonye muri casting ze akabona gukeneye ahubwo arayaguha kugira ngo uyamuhe none se abantu baca amafaranga muri casting tubashyigikire ntabwo abashyigikira impamvu nyine abashyigikira kuri buciye amafaranga uwo muntu muzanye kubera amafaranga ntabwo muzanye kuko afite impano ahubwo ikintu cyiza uwo muntu wakamuzanye ko afite impano kuko niba afite impano ya mpano ye uzayikoresha wandika ibintu byiza mukinisha ibintu abanyarwanda bakunda bya bintu bibaha amafaranga aba ari wowe ndetse nawe muntu wazanye ufite impano ariko umuntu n'umukinisha ko guha amafaranga hajya uzamuzana nta mpano afite usanga inama arakina nta terambere bikugezaho abantu uri muri iyo product ntibari buyikunde niba batayikunda rero urumva ko n'ubundi nta kintu bizaba bimaze uwo muntu uzi ukuntu twamwita ntabwo ari umunyamwuga abari kirihahira ntabwo ari umunyamwuga we hanze hano birimo biravugwa ngo yuko abantu bakasitinga baciye amafaranga
ni abantu baba bikanze udufaranga vuba noneho bagashaka guprofita n'utw'abandi ariko nta mpano yo gukina no gukinisha bafite kugira ngo bakoreshe ibishoro by'abandi bajye muri business kandi batanayishoboye. Abo bantu rero reka tubwire abakurikiye MC Peter TV show ngo ibintu bijyanye na casting yishyuza ntago ari umuco nta nubwo igendeye ku ubundi umuntu ugiye gukora casting nzima aravuga ati ngewe nkeneye abantu wenda niba nkeneye abasore ndagwera ku myaka wenda tuvugenda nka 18 kugenda kuri 20 wenda tuvugenda n'8 sibyo cyanda 30 nkahita nkeneye abantu bakina rurenda zo kuvuga ati nabagabo bafite ingo wenda gwera kuri 30 wenda tuvugenda ni 2 kugenda nko kuri 45 kandi nkeneye n'umuntu mukuru wenda gwera kuri 50 kugenda nko kuri 70 mu kigero cyacu mbese urumva nagatavuga ati nyine abo bantu bose uwumva yiyaminiya azanyiriza amafoto wenda agira iki criteria runaka no tuze dukore casting uwo nzashimamo azakine muri movie yanjye ariko wa muntu noneho uvuga ngo naho kugira ngo uze muri casting yanjye ngo banza utange umengo 30 ngo 3 5 ngo 10 ngo kwiyandikisha ni 5 ukivuye mu byo bintu gihe tumureka uwo muntu abakeneye amafaranga naga abakeneye impano agiye gukasta nagize amahirwe ndo ndaje mu ninduze muri casting kuva nabera ndamundura nkuzaze muri casting uko njewe arandeba akabona ibyo ndi gukora bintu akabona niba gukeneye aranjana muri casting oya wenda n'uwagera muri casting abantu akora umuntu agiye muri casting abantu navuge criteria agenderaho akwiye guca amafaranga umuntu uciye amafaranga uwaba ari igisambo ubwo muravuze ngo ibijyanye na casting isaba amafaranga bicike si umuco ni cike ku buryo ushobora kubwira abantu ndiduge ni casting abakaza bakagaragaza impano zabo ugashima mwabishoboye ahubwo twe ngo wishime mu byawe 10 uze banakubwira ngo ndambana ufite birangira banakwiye iryo 10 ariko tuvuge niba ari abantu 100 bagatanga 10,000 wenda uri kurimo wenda 10 nese ubwo urumva umuntu yita uwo ngo abagiye kurya amafaranga abantu weza nabanze cyo zana abantu cyo kuri babwira ati wenda muri tegera pe kuko urumva ngiye kuba casting asize ni mufite imana cyangwa utanayifite none we ategura ibintu bye byose kuno wotekereje kugira ngo ashaka abakinnyi bazamukina muri filime ye none arangiza azaturanye bagomba gufata ariko none utavuga ngo kugera ngo tujye muri casting ingurabanza utaye 3 kwiyandikisha ariyandikisha mu biki byo uniba wo kuri kuko inyungu nizaho ugiye ku casting abo banerera inyungu nize ko ni wowe bashaka icyo ushaka ngo biyandikishe batanze amafaranga ni wowe ubu ukeneye abakinnyi abo mafaranga kandi mu bacaga bitegereye reka tubwire aba producers abashoramari muri filime na sinema nyarwanda tubabwire ngo nakagaruka kugira ngo mumenye neza ko iyo ugiye kwiga umushinga uteganya na bije niba rero ufite bije yo gukinisha filime wisaba abantu bagiye kuza kugufasha ngo bakwishyure ahubwo bakaba bishyura ku mwanya wabo ibyo rero ndumva ibijyanye na casting ndumva abantu badukurikiye batwumvise cyane hari akabazo gato nshaka kwibariza Berize ndabona ari ukiri mutoya cyane muri mwebwe hano hanze biri kuvugwa ibintu bijyanye na ruswa yo kunsutsu ngo ni kunsutsu oya ngo ni kunsutsu ngo ni umupuri ngo ni mbese babivuga gutyo Berize ntago nzi nimba wowe cyane cyane ko niba uri gukina kwa Tereza ni mugenzi wawe kandi Tereza turamuzi si umutinganyi ngo yakwaka kunsutsu ariko basi ujye ubyumva hano hanze umuco wo kwaka ruswa y'igitsina muri filime nyarwanda cyangwa muri sinema na komedi nyarwanda n'akazi muri rusange ubivugaho iki wowe nk'umukobwa ukiri mutoya ugikeneye kwiyubaka kandi ugikeneye no kugaragaza impano yawe njye nakubonye uzi gukina neza icyakora abantu benshi babishobora bagukinisha bakugize nk'umwana wo kwa bosi w'umutesi kuko wabishobora abantu muri kumure ubwo ndamukastinze mbese ndamubahaye ashobora gukina yibebeza ariko kandi niyo yambaye akenda kagufi azi kuba yakurura abagabo buriya mwamukinisha n'ubuhehesi yabibasha ngaho rero tubwire naho ubundi urumva sinzi ukuntu nabikubwiraho kuko bireze cyane kandi birakomeye cyane ugukaza umurego kuko birakomeye cyane biri ku rwego nyine ruhambaye ni ukuvuga ngo sinzi niba ari abagabo bahindutse niba ari isi yahindutse niba ari abadayimoni bayuzuyemo buke bwate simbizi sinzi ko nabisobanura kuko nyine ibintu birakomeye bifite umurego none si umuco uterwa n'iki kuko aba producers benshi ni abagabo abandi ni abagore abantu bafite amafilime nyarwanda benshi bazikoresha ni ibitsina byombi kandi aho hantu hose usanga icyo kibazo gihari yaba ku bagore yaba no ku bagabo uyu muco uterwa n'iki kuko ujya no gukinira n'umudamu ari umudamu yakubenguka ugasanga byarenze kuba umukozi wamaze kuba inshuti ye wakinira umugabo
cyangwa yanakubona agatangira kugufera akwereka ukuntu azagushyiramo azakuzana mu bandi kugira ngo mubanze mugereyo biterwa n'iki ariko ku bagore biba gake cyane njye nunganira n'umukobwa biba gake cyane iyo byabaye gake biba biriho ahubwo biterwa n'iki ariko ahanini bikunda kuba ku bagabo cyane ariko nubwo biba ku bagabo cyane natwe abakobwa tubigiramo uruhare ndago biba ku bakobwa ndago biba ku bagabo shimwe abagabo bakunda abagabo nibo bakunda ku nibo bakarusa erega n'abagore bakaruswa nojibasha kuja muri projet no buretse musobanure nojibasha kuja muri projet y'ikigore nkanje runaka cy'isazire kandi mu by'ukuri mfite sida y'iki Kenya kandi ngomba kugabanya iki uburibwe navuga ati rero umusore we kugira ngo ukire muri projet yanje urabonera komeye no muri Hollywood izagerayo ngwino tubanze tugire uko twigenza kuki abagore batakaruswa n'abagore bakaruswa nyine nanjye ntabwo nigize nshira bashinja abagabo ntabwo nigize mvuga ngo ni 100% ko n'abagore babikora gusa barabikora ariko 95% kuko buriya ikibazo cyanjye rero kirabaza kuko bose nubwo yaba umwe cyababiri hose birahari biterwa n'iki kibitera byose ngereka mbonganire abangaba wenda ho gato ntabwo muce mu ijambo ikintu kibitera n'ukuntu umuntu umutima wo guteye ni nkuko arabari muri film ibintu babikora harimo ubuhinzi n'ukoreza ibintu babikora hari abari mu zindi secteur runaka babikora aho noneho ikintu gihari nibo wowe ubundi ku nama nziza nagira n'abantu bose niba uzi ukuntu mukorana muzifuze kuryama n'umuntu ukora cyangwa ngo mujyane relationship gutyo cyekare nenda bibaye byangiza n'akazi kuko kutaye kuri umuntu akigarika akoze ko nyine mwaryamanye n'iki gasanga ejo ndimo murajyana hanze muri kuri social networks mutukana ngo runaka ngo bike n'ibiki banyiciye akazi ngo uyu ngo byagenze gutya ahubwo ikintu cyiza mureke ikintu cyiza nyine nashishikariza abantu bose wiza n'umuntu kuko ushaka kuryamana nawe cyangwa guhazirarira ryawe urumva ahubwo uzana umuntu kuko ashoboye ibintu runaka abikore kandi niba umuntu ubona abishoboye sibyo wikirwa ujya muri ibyo ngibyo nyine uzana umuntu apana fiva kubangura mucaka y'ibindi bindi nicyo kintu genda uko byagenda kose ntabwo babasha guhindura abantu bose ahubwo ni ukuvuga ngo kandi nawe none n'ikindi kintu nawe niba uri umukobwa umuntu akakuzana agatakuvuga ngo umuhe igitsina mugatireka reka ibyo ngibyo ntabwo bikunda dukorana akazi ibyo tutabigiye kuko bene uwo muntu ukwaka igitsina kugira ngo akazi cyangwa guha akazi akakwaka igitsina amara kuguhaga bene abantu uba bafite kamere mbi amara kuguhagamo kuguhaga akakujugunya akazana abandi bashyashya ugasanga n'ubundi byo uko waratanze igitsina cyawe n'undi nta nyungu bitanze uretse na nk'iyo nyungu ubwo z'ubundi iyo ameze nk'atatu bakakujugunya babandi bagana bavuga ngo natanze umupuri ngo banga kunginisha warabonye hari ikintu rero kiriho nubwo turi kuvuga ku bantu bakinisha cyangwa bakina bakora ibyo bintu ariko nibaza icyo kibazo gusa atari n'icyabo kuko hari n'abantu bakina muri filime nk'ubu na Jibu ukaba ukina kwa Tereza noneho jyewe nkakunda Tereza nkumva nshaka kuzakinayo ndi umukobwa nakusaba kuzamvuganira kwa Tereza kuko hazwi ugahita umwiye uti nta kibazo nzakugezayo noneho ukatangira kumbwira ukuntu Tereza ari kugira ngo ugezeyo uzashake nka Senkani nguhere Tereza cyangwa se tuzabanze dukata ahantu twisanzure abo bakinnyi nabo barahari abakinnyi barahari none umubagira inama nimba bahari tubaha inama nibihane sibyo sibikwiye ibyo ni ububwa we niba umuntu akugendangiza kuri runaka ko muziranye uramugati ntari nge nzamukugezaho mwe mwiganirire nawe ufite impano azamukinisha nawe utanayo ufite uzataha ujye gukora ubuhinzi wakoraga cyangwa se niba wadutaga cyangwa se niba wakoraga wenda wacuruzaga cyangwa niba wakoraga mu bintu runaka ari byo ugumamo ugazabonye ko nta mpano ufite cyangwa wenda aha uzagenda ahandi wenda bikunde turimo twegera ku musozo ndagira ngo tubwire abantu bakurikiye MC Peter TV show ko iki cyari ikiganiro cy'abantu baba muri sinema nyarwanda ariko mu ngamba no mu nama zo kubwira abantu yuko ibijyanye na ruswa y'igitsina ntago byemewe ibijyanye na casting zishyuza amafaranga ntago zemewe ntago zikwiye ahubwo noneho tubwire abanyempano tubwire n'aba producers mukere impano mwakira impano z'abantu mugenzura impano z'abantu nimba producer niba Tereza reka tubwire Tereza kuko ubu niwe mabuja wacu sibyo niwe mabuja wacu niwe mukire turi kumwe nimba ushaka abakinnyi genzura impano z'abantu
hari abuzi bajya bakina mu zindi ubona wakinisha, hari n'abandi bantu ubona wakereya bagahaguruka bakabikora neza, kuko nka Berize nkanjye ntabwo twari tuziranye, sibyo? Ariko uko nabonye ko muri projet runaka bansaba umukobwa uri kuri taye ye, kuko ubundi casting ni face y'umuntu, icyo bita physical appearance, taye yiwe na character yiwe, noneho ukamenya ngo uyu muntu yakora ibi yashobora, aho bamugusabye ukamutanga akajya gukina. Tanga umuntu utagendereye ku nyungu mufitemo. Ejo nazamuka kano kanya Tereza arimo aravuga Jojo, nanjye kwa Jojo nkina ndi minister, ndimo ndavuga Jojo kuko Jojo yampaye izina rya minister, abantu benshi bararize. Jojo kandi ni imfura, nta gashingira ku mafaranga, nta nayaka, kandi ahemba neza. Ahemba neza kandi umuntu akanyurwa n'umushahara yamuhaye, umuntu agakora yishimye, ikindi agaburira abakinnyi neza, ibiryo byiza bisukuye, ku buryo urya ukavuga uti narinde gukina. Wari waje kuri set ukagira ingoko itako. Jojo ari mu bantu mu myaka jewe natangiye gukina filime 2012, maze imyaka 14 ndi muri uruganda, sibyo? Maze imyaka 14 ndi muri uruganda rwa filime nyarwanda. Ariko icyo nagira ngo nkubwire nuko Jojo ari mu bantu bangaburiye neza kuri set. Nubu iyo bari gukina je ntabashije kujyayo, ntagiyeyo gukina ko mu iyi minsi minister narabuze. abantu baracyambaza black box ndakihisha, ariko rero hari n'igihe baba bari gukina nkahita mbabaza ni ntago Imakira Imake n'umukobwa wo kwa Jojo utegura ibiryo azi guteka neza cyane, nkahita mpamagara nkabaza ntago araza se ngo ndomuke nze gusura kuri set kugira ngo nze kurya, kuko ateka neza ibiryo byiza, agabura neza. Rero Jojo ahemba neza kandi aha n'izina abantu nta kintu ashingiyeho. Abajya ku ruhande yashingira ku mpano, Imana arayigenzura pe, kuko nkanjye ndibuka umunsi wa mbere ampamagara yamaye voice arambwira ngo yabonye ndi mu bantu bajuwa role ya minister bigakunda, kandi ngewe koko ndayijua. Umunsi wa mbere abantu babonye filime nasohotsemo baravuze ngo minister twari dutegereje, twari twarabuze, twamubonye koko yaje ariwe. Urumva bigenda neza. Urumva rero Jojo azi gukastinga. Aka kanya rero genda mushimira Tereza, nawe urumva aramushimira nka Tereza rero producers, nka Jojo rero. Kandi nanjye ngira filime zanjye njya nkinisha, nubwo maze iminsi nari kuzikora ndi gukora ubwo influencer ndimo nkora ibiganiro. Ariko icyo nagira ngo mvuge, nitujya gukastinga abantu dushingire ku mpano, turebe impano z'abantu. Icya kabiri, nidukastinga abantu hakagira icyo turamura. Umuntu ushaka kumukastinga udafite amafaranga yo kumuhemba, ukamusaba service, ukamubwira uti ndabona wabishobora ariko nta mafaranga, sibyo? Kuko nkeneye no kugira ngo mbanze nkubake, nkeneye no kugira ngo nawe ugire icyo ugeraho, nta mafaranga nkwaka. Ariko nawe ngwino kuri set witegere, nta nzara izahakwicira, byibura umuntu ayitegere ariko ntasonzere kuri set. Niyabikora amezi 2-3 producers ukagira icyo ugeraho, utangire kumenya ko noneho yatike wazajya uyimuha uko bigenda biza muzamuka. Navuga ati nakugura none akafanta, ariko nanone guca umuntu amafaranga kandi yaje no kuguteza imbere arimo kuzamura na makosa. Ibyo tubice. Icya kabiri hano ndi gutanga inama none nk'umubyeyi, niba tugeze kuri set hakaba hari abana b'abakobwa badusabye kuza gukina muri filime zacu, nitubona umwana bishoboye tumwakire, ariko twe gushingira ku kumwaka imibonano mpuzabitsina, kuko imibonano mpuzabitsina uriya mwana turi kuyaka. Abana benshi b'abakobwa sinzi nimba mwe mujya mubibona, bakeneye kugira izina. Uko Tereza rifite, uko ntambuka bakavuga ngo minister yaje, sibyo? Uko nguko utambuka, urabizi twakinanye nyinshi bakakuvuga. Bano bana b'abakobwa bo hanze hano babikeneye kurusha abahungu, kandi abakobwa ni inzabya zoroshye. Uko akeneye ibyo bintu ni nako ibyo umusaba bimworoheye, bikoroheye kugira ngo mubigereho nawe. Kandi bano bantu bo hanze hano bakeneye gukoresha bano bakobwa imibonano, nta nubwo ayimukoresha ngo amukinishe, na bano bakastingisha ntago amwaka mu mafaranga amukinisha. Reka da amucishamo nk'umufigira agaheruka icyo gihe agahita agenda. Reka romba agere inama, mufata abakobwa mubona bafite impano bo gukinisha, ibindi byo kugira ibyo mubasaba mubireke. Niba ushaka kumutereta muciringe ku ruhande, ariko ntumuzane muri filime. Ntiwitwaze icyo uri cyo, ntiwitwaze icyo wamumarira, ntiwitwaze icyo uri cyo, ntiwitwaze icyo aravuga ngo niba ukoresheje umuntu mu nyungu zawe, noneho mu nyungu umuntu nyine uri boss we wanyize ugashaka kumukoresha imibonano mpuzabitsina, urumva umushukishije nyine kuba uri boss we, ibyo amategeko arabihanira. Ntabwo ahita ngo mwabyumvikanye, ahubwo atavuga ngo wewe urufite ububasha kuri we, wamushukishije kuba uri boss we, niterabwoba. Rero natubwire ngo rero ngo namufashe ku ngufu kuko wamushukishije iki nyine
kuba umukoresha icyo uri cyo. icyo gihe rero iteko sinize amategeko cyane ariko hari ingingo ibihana ugasanga baragufunga. Ubwo rero basigiye kuzira umwana w'abandi wazanye muri filime ukamurya ukamusambanya byarangiza ariko igihe ari amategeko akaba araguhana. dukwiye gukora urusyo tugakoma n'ingasire. Ni ukuvuga ngo twibanze cyane ku bagabo. Twakunze kuvuga ko abagabo bashuka ahubwo turagira ngo tugire inama abakobwa. Ako inama nabagira inama ivuga ngo hari igihe wishinga uwo mugabo ngo wenda ngo ugiye kukukinisha muri filime iki nkubwiza ukuri nujya uretse no kuvuga ngo ni filime gusa no mu kazi gasanzwe nugenda mu boss wawe akaguha akazi kuko umusambana atitaye ku bushobozi bwawe nyine mu mikorere yawe bizarangira aguhaza kujugunye asa n'abandi babimukorera bashyashya. Ubundi igihe icyo tugomba kubwira abakobwa turanabakunda rata guys. Abakobwa tubabwire ngo birinde abagabo ba sugar daddy. Oya abakobwa kwirinda ba sugar daddy gusa. Abakobwa nibige ahubwo birinda ababashuka ngo nta bazahura nabyo ahubwo bo birinde guhagarara kuri oya yabo igume ibe yego. Ibintu Beriza avuze nibyo, oya yawe nibe oya na yego ibe yego. Ariko muri filime nyarwanda tuhunge abashaka guteretana mwigire ni box ku ruhande mwe kubizanamo hano. Mukobwa umwe agatukisha bose, wowe ukurikiye MC Peter watwumvaga ubukora ibyo bintu stop. Reka dusimbere filime yacu, filime nyarwanda tugere kure. Mubwira abantu channel yanyu rero banyarukire baze kuba subscribe. Tereza Comedy na Tereza TV show muje hari ibintu byiza. Mukuri subscribe murarebe musharinge mu comment. Aha mwakira bizo za producer Tereza abasezera agenda ndetse n'abakinnyi be see you.